ndagusuje dahuma kudukurikira umunsi ku wundi ukaba udukurikiye kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel ariwo bita Peace of Empire 1. Wowe uhageze bwa mbere ibuka gukora subscribe ufungure n'inzogera kugira uzaye tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi uri kwibaza ngo nguzaniye iki? Uyu munsi nguzaniye amwe mu mateka yaranze Adolf Hitler. Amwe mu mateka ya Adolf Hitler yavutse kuwa 20 Mata mu mwaka w'igihumbi 1889. Adolf Hitler yavukiye ahitwa muri Braunau muri Australia ku itariki ya 20 Mata mu mwaka w'igihumbi 1889. Se umubyara yitwaga Alois Hitler, nyina yitwaga Karla Rosa, akaba yari umugore wa gatatu. Ubwo Adolf Hitler abatizwa yiswe Adolf Hitler n'ubundi, akaba umwana wa kane mu bana batandatu se na nyina bari bafitanye. Nubwo batatu muri bo bitabye Imana bakiri impinja, ubwo Hitler yari afite imyaka 3. Umuryango wimukiye ahitwa Potsdam mu Budage. Hitler yari afite imyaka 6, yari umuririmbyi muri korali. Yaje gupfusha muri umuna we witwaga Edmund. Ubwo hari mu mwaka w'igihumbi 1900 atangira kuba umwana ugomye, agahora yenderanya n'abarimu ndetse na se wakundaga kumukubita cyane. Ubwo se yaje gupfa ku itariki 3 Mutarama mu mwaka w'igihumbi 13. Nyuma na nyina apfa ku itariki 21 Ukuboza, ubwo hari mu mwaka w'igihumbi 1907. Igihe intambara ya mbere y'isi yatangiraga, yinjiye mu gisirikare cya Bavaria. Amaze gukomereka yarangije intambara kaporale, ababazwa no gutsindwa. Ku myaka ya 16 yaretse ishuri, ariko yumva muri we yifuza kuba umunyabugeni. Gusa amahirwe ntiyamusekeye kuko atabashe gutsinda ikizamini. Adolf Hitler yavuze ko igihe yari i Vienne mu gihugu cya Australia yashatse ubugira kabiri kujya kwiyandikisha mu ishuri ryigisha gushushanya ariryo Academy d'Edex ya Vienne. Ngo yakoreshejwe ikizamini nyuma umuyobozi mukuru w'iryo shuri yari umuyahudi, ngo aza kumutangariza ko yatsinzwe bityo atamwakira. Hitler rero ngo yari yarimariyemo uwo mwuga, byamuguye nabi kuko bamubwiye ngo yatsinzwe. Kuko ntiyabyakiriye neza, atangira kubaho mu buzima bugoye, arara habonye hose, arara ku mihanda, aza no kugeraho acumbikirwa n'ibigo bicumbikira abatagira icumbi, aricyo kigo bita SDF. Guhera ubwo arwara inzika abayahudi n'abakomokaho, byaje kugezaho naho akoze jenoside y'abayahudi. Umurage wa se umaze kurangira yabayeho nabi. Yumvise disikuru za Karlaj hamwe n'umudage witwa Georg von Skonel, asoma inyandiko zisebanya n'ivangura za Adolf Land. Hitler yizeraga ko yavumbuye mu idini rya Kiyahudi. Inkomoko y'ibi byose byabangamiraga igihugu cy'Ubudage ndetse n'ubwoko bwa Aran. Kubera ko Hitler yifuzaga guhunga igisirikare mu ngabo za Autriche na Hongria, yimukiye imurishi mu mwaka w'igihumbi 1913. Hitler yaje gushaka gufata ubutegetsi abikoreye mu mujyi wa Munich, ariko nanone ibyo ntibyamuhiriye kuko yatawe muri yombi, ariko nanone bituma amenyekana mu gihugu kuko mu rubanza rwe rwamaze iminsi 24 yerekana ibitekerezo bye ko akunze cyane igihugu cye. Muri uko gufungwa kwe yakatiwe imyaka 5 y'igifungo, maze muri icyo gihe yandika igitabo cyamenyekanye cyane yise Mein Kampf. Yaje kubabarirwa afungurwa nyuma y'igihe gito, maze atangira imigambi mishya yo gukomeza icengeza amatwara propaganda y'abanazi. Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka rya Nazi ariwo bita ya abanazi. Reka tutangire twibaze ngo mbese Adolf yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abayahudi? Reka ibyo turebere mu gice cya kabiri cy'aya mateka, cyangwa se cy'ikigereranyo cy'amateka ya Hitler. Ibyo ngibyo kugira ngo uzacyumvire ku gihe cyangwa se kitazagucika, ibuka gukora subscribe cyangwa ushake uyu muyoboro witwa Peace of Empire wongereho 1 cyangwa se 1 kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Weho rero warudukurikiye, wibuke no gufungura n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi. Ugere muri comment wandike comment yawe wumva ikunogeye kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi. Rero warudukurikiye nakagaruka.